ntunganyirize niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyurutse imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byabo byose ko hababariwe, ko habihaniwe kabiri n'Uwiteka. Nimwumve ijwi ry'urangurura ngo mutunganirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuye zizaharurwa. Maze icyubahiro cy'Uwiteka kizahishurwa, kandi abantu bose bazakibonera rimwe, kuko akanwa k'Uwiteka ariho kabivuze. Amen. Kansoreze mu butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko, ibice ni ibice 4 umurongo wa 35. Haranditse ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Ni Mariko ibice 4 umurongo waho 35. Nayo ni amagambo ari mu ihumure ndetse aza kudufasha gusenga. Reka dusome Mariko ibice 4:3-5. Haranditse ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja. Umurongo wa 35 haravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, n'inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane, baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Iyo ugeze mu bice 5 ku mutwe w'amagambo haranditse ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Mbese akazi bari bagendereye gukora hakurya y'inyanja ko ari kwirukana abadayimoni benshi mu muntu. Uyu muntu rero muzabona umwanya wo gusoma, muzabona bageze hakurya ya nyanja aho bajyaga mu gihugu cy'Abamagadalene. Bahasanze umuntu utewe n'abadayimoni ngo agava mu mva arabasanganira. We yabaga mu mva, nta wari ukibona uko icyamubohesha, naho waba ari umunyururu. Kenshi bamuheshaga ingoyi y'amaguru akayicagagura n'iminyururu akazivunagura. Ntihagire umuntu ubasha kumuhosha. Iteka ryose ku manywa na nijoro yahoraga asakuriza mu mva ku misozi yikibesha amabuye. Ariko abonye Yesu akiri kure, arukanga aramupfukamira ati n'ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu umwana w'Imana isumba byose? Nkurahiye Imana ntunyice urupfu gashinyaguro, kuko yari amubwiye ngo dayimoni muvemo. Ariko reka ndekeraho tuganire kwa magambo. Ntekereza ko abantu twese turi hano twabaye mu materaniro atandukanye, aho twabaye mu biterane. Kuba romugije kuri amasaha ya 12 iburi minota mikeya muri mu nzu y'Imana, no kwera ibyiringiro mufite, kandi turashima Imana ko yabanye namwe muri kino giterane. Mushime n'Imana ko mufite aho muteranira. Hari abantu benshi badafite ahantu bateranira. Kuba hano haticaye abantu ku ruhimbi, abandi he bicaye hano imbere yacu, bivuga yuko mwebwe mufite ahantu henshi. Hari abantu birirwa mu rugo, byo gusenga bamaze iminsi barabyibagiwe. Ibyo kuririmba inanga bazimanitse ku migezi, barindiriye igihe batazi kugira ngo bazongere basubire mu buzima busanzwe bitewe n'ibyo basabwa byinshi batari babona.
hano rero mu hantu hagombye kuba hatabaho iyo hataza kuba hiri yerekwa seje mirazwi asengero mwagiraga murakazi sharagati mwagiraga murakizi kumva rero mwaragize yerekwa mugahishurirwa ibizaba mbere yuko biba mukirwanaho mu kuba ku rusengero nkuru bigatuma murokoka mu misi ngiyi Imana ikwiye kubishimirwa. Impamvu nyine mukomye amashyi makeya nuko mutazi biri kuba ku bandi. Nukuri Imana ikwiye kubishimirwa, kandi abantu bagize igitekerezo cyo kubakira Imana inzu ngiyi bakwiye kubona umugisha bataragira mu ijuru, bakiri n'ahangaha bakabona ingororano zabo zino bakazibona mu ijuru, bazahabwa izindi. Kubakira Imana, Imana ikunda ibintu byiza. Namenye ko Imana ikunda ibintu byiza rwose. Muzajya munasenga Imana mukajya muyibabarira muyaka ibintu bitoya cyangwa bibi, njye muyaka ibintu byiza kandi binini, kubera ko si n'Imana gusa, n'abayobozi bose bakomeye, kandi muzi ko Imana isumba abayobozi bose. Arababayeho n'abariho n'abazabaho irabasumba. Ntabwo umuyobozi ukomeye ajya gutaha inzu iciriritse, ntabwo ntiyanahakandagira. Niba rero umuyobozi wo mu isi atajya ahantu hari inzu isa nabi, ntabwo Imana rero yaba mu mwanda. Niyo mpamvu n'igihe umuntu ashima Imana kuvuga ngo ndashima Imana ko yampaye ikintu runaka, ariko wakireba ugasanga kiri mu manegeka buracya kigwa, buriya ni ugupfobya Imana. Kandi si uko bitarakiguhaye, ariko ikintu kiza gutwarwa n'umuvu nimugoroba nabyo akaba ari agahinda. Niyo mpamvu rero Imana ikeneye amazu nk'aya, amazu ugeramo ukumva Imana ikwiye guhabwa icyubahiro. Abantu bahangaha Imana baha umugisha, kandi abantu benshi bazajya baza kwigira hano baje kureba iyi nyubako nziza. Hano zubaka izindi nziza kurutaho, ariko iyi ngiyi kuba mwarayubatse mukigira kwizera nk'uku. Kandi hari n'amazu nabonye haruguru y'ubucuruzi, kandi nayo n'ay'itorero. Ni ukuvuga ngo niyo mwaba mutateranye hari ahantu bari gucuruza, amafaranga ya hariya yarakenewe, kuko yubatse inzu nk'izi zikeneye entretien, maintenance ihenda. Umuriro ukoreshwa ni mwinshi, n'ibyuma bizana umuyaga n'isuku, abikenera ko haboneka ubundi bushobozi bwo gukora amasuku hano. Mwatekereje neza, Imana ikomeze kubagororera ingororano zose. Mfite iminota 40 iyo bambwiye tujye gukoresha kugira ngo habeho no gusoza, kuko ejo mu gitondo hari akazi. Amagambo kino cyumweru amaze imisi aganirwaho ni amagambo avuga ngo tubwire abantu iby'ururutse iki umutima. Mu byo rero ngewe ndibuze kubasaba iminota mfite, ndaza kubasaba tunasenge, kuko hari ijambo, hari indirimbo. Mu materaniro haba harimo ibintu byinshi. Ibintu bigize amateraniro harimo nyine kwakirana, guhana ikaze, kumva ivugabutumwa mu ndirimbo, amashimwe no gutanga ituro n'amatangazo nabyo abarimo, n'ijambo ry'Imana, ariko no gusenga nabyo yabirimo. Ndashaka ko tuza gusengana Imana muri uyu mwanya bampaye. Aya magambo sinyagarukaho ari yo muri Yesaya. Nashaka gusa kubamenyesha ko nyazi nzi icyo maze imisi muganira. Ijambo tugiye kuganiraho tukarisengeramo niri twasomye muri Luka ibice 4:3-5. Amakuru ahari arasobanutse. Ni umunsi umwe mu minsi yabayeho ku isi, ntabwo ari igitekerezo. Hari ibintu by'igitekerezo cyangwa ari umugani. Ibi ni ibintu byabaye. Iyi si turiho mu mugabane umwe wo ku isi wa Aziya, hari muri Palestina cyangwa mu Israeli. Yesu akiri mu isi atarajya mu ijuru, hari umunsi iki gikorwa tuvuze cyabaye. Mu bintu bijya bigora Imana cyangwa Yesu ni ukubana n'umuntu utamuzi, cyangwa umuzi mu buryo bukiriritse. Kandi usanga abarokore benshi bazi Satani kurusha kumenya Imana. Niyo mpamvu ushatse kumenya uburyo urwego umuntu ariho rwo kumenya Imana, uzumva impamvu, uzumva inshuro avuga Satani n'inshuro avuga Imana, nibwo uzamenya ikigero ahagazeho. Abantu baba mu Mana bagakorera Imana ntibayimenye, banayimenya bakayimenya nk'abazi nyirarume, se wabo, inshuti we, ku buryo Imana ifite ikibazo kuri twebwe. Kwitandukanya n'ibindi bintu, kwitandukanya n'abandi bantu, kwitandukanya n'abakomeye byaratunaniye.
ku buryo tubonye abantu bakomeye tugira ngo babaye imana. Kandi Imana yaravuze ngo mwampanya nande, mwangereranya nande, ninde mwangereranya nawe. Abantu ba mbere rero batari bazi uwo bakorana ni abigishwa ba Yesu, babanye n'uyu mugabo. Twebwe tuvuga Yesu, bamwe Yesu bazi no muri filime, dore ko atari na Yesu, ari umuntu wakinnye ibya Yesu. Abandi tumuzi mu ijambo, abandi tumuzi mu kwizera. Ababo rero iyi nkuru yavuzwe hano ntabwo ariko bari bameze. Babanye n'uyu mugabo witwa Yesu, turi kuririmba tukamushimira ibyo yadukoreye, ariko bo barasangiraga bakararana, bamarana imyaka 3. Imyaka 3 rero umuntu umaze imyaka 3 na mwarimu ufite bachelor's degree, ufite kaminuza urangije, ntabwo bandikaga, ahubwo bigiraga ku bikorwa Yesu ari gukora. Ariko Yesu akibaza ngo aba bantu baranzi. Mu bintu rero numva umwuka bari yampaye ko tuganira no kubabwira ngo mukwiye kumenya Imana kurushaho, ukamenya Imana kurushaho. Igipimo cyo kumenya Imana ukakizamura, ukamenya ubundi kugira ngo uri umukristo mwiza, umurokore mwiza, ukwiye kubuza ibintu bitatu. Nibura nibwo waba uri umuntu mwiza muri iyi nzira, ugomba kubuzi icyo bita umuntu, ukamenya umuntu neza, kabuzi icyo bita umuntu. Kandi nushaka kumenya umuntu bikugoye uzihereho, urebe ibyakunaniye, urebe ibyo ushobora, ibyo wemereye abantu byakunanira, urebe ko usinzira. Ngewe nta muntu ntera ubwoba n'umwubaho. Impamvu nta muntu ntera ubwoba kanyibabwire nuko mu bintu abantu dufite by'intege nkeya twese, nuko nta muntu, nuko tuya dusinzira tukamera nk'abapfuye. Ubu mwese ko muri hano mwaryamye nijoro mumera nk'abapfuye, nitunataha tunga turyame tumere nk'abapfuye. Umuntu umeze nk'uwo, iko yaba yitwa kose, izina ryose yagira, nicyo yaba atunze, n'amashuri yaba yarize, ariko ngo akazugira igihe akaryama ntamenye ni yari, kubw'ubuntu bw'Imana agakanguka akongera akagenda. Muri make dupfa buri munsi, tukazuka buri munsi. Kubera izo mpamvu rero murashobora no kuba afite imigambi mibi kuri wowe, yaryama ntagaruke, akaryama yararanye imigambi iri ku meza no ku mpapuro, mu gitondo bakavuga ngo tubabajwe no kubamenyesha inkuru mbi. Yari muzima ntahamurya, yaryama ntagaruke. Ntihagire umuntu uzabatera ubwoba, kereka utajya usinzira akabaho iminsi yose atajya aryama. Naho umuntu umeze gutyo, abantu bose ni abantu. Ukamenya umuntu rero, umuntu ni umunyantege nke, ari mu ibumba ryoroshye, ntakabatera ubwoba ngo mumugurane Imana. Bibiliya iravuga muri Yeremiya 17 ngo havuga umuntu wimura Uwiteka, mugafata Imana mukayisimbuza abantu. Mu gace kamwe aho mvuka, iyo ni mu Bakongomani, iyo bari kuramukanya baravuga ngo mwazukire, niko urumva bijya gusa n'Ikinyarwanda, ariko bavuga ati ze komeruka wapfuye wazutse uti, ati mwazukire, ati neki, nivuga ngo ati nukuri nanjye mbonye nazutse. Abantu bose muri bazukire mwese, abakomeye, abize, abagenda mu kirere, abagenda munsi y'amazi, abagenda ku kwezi, kubera ko basinzira ntibazagutera iki ubwoba. Niyo mpamvu muri byavuze ngo urinda Abisiraheli ntagira gute, ntaryama, ntahunikira, ntagira gute, ntasinzira. Ugomba kumenya abantu gutyo, bikazagufasha kumenya ngo ntihagire umuntu utera ubwoba, yagutera ku manywa, bwaca mu gitondo akabata kibaho, kandi ashaka kubaho. Ngewe nigeze ntumira umuvugabutumwa nk'uko mwantumiye, murebe ukuntu mwantumiye, tumira umuvugabutumwa rwose nk'uko mwantumiye. Natumiye avugabutumwa 3 b'abakozi b'Imana, baza kuwa 5, kuwa 6 bari mu masengesho y'itorero. Bigeze kuwa 3 nimugoroba turangije iterane, umwe muri bo agomba kwigisha mu gitondo, ari bwigishe mu gitondo. Twadushoje n'amasengesho, tumwakira ku meza, dutegura aho ari burari, turasenga, abantu bose bajya kuryama. Mu gitondo saa moya tujya gukomanga ku rugi kugira ngo baze gufata icyayi. Dukomanze wa muntu umwe muri 3 ntiyikiriza, duhamagaye telefone igahamagara ntayifate, tugira ubwoba, duhamagara ribu, duhamagara polisi, basanga yafashe Bibiliya ye ayishyira ku meza na gitari yaracurangaga, aritegura nk'umwigisha, yaryamye ntiyagarutse. Havuze burya rero nubwo tugenda, mujya mugenda muzi ko turi abantu, mu byo ukwiye kumenya kugira ngo urugendo ruzakorohere, kwe kumenya umuntu. Icya kabiri, kwe kumenya Satani.
niba ari ikintu ukeneye kumenya ni ukumenya Satani. Satani ni umurwanyi, ugomba kumumenya kugira ngo umenye uko umurwanya umuzi. Icya gatatu ukwiye kumenya Imana, ukabuza ukora balance, ukamenya umuntu, ukamenya Satani, ukamenya Imana, bizagufasha. Nusoma muri Bibiliya muri Matayo 16 hari umunsi Yesu yabajije ngo abantu banyita nde. Yari afite ikibazo cyo kumenya uko abantu bamwita. Abanyeshuri be rero maze imyaka 3 yabajwe nuko batamuzi. Baravuze ngo bakwita Yeremiya, abandi bakwita wa muhanuzi, abandi bakwita Yohana. Aravuga ati se uretse abo muri quartier mwebwe mbana namwe mpa imitsima nitubuye n'amafi, mwebwe nzurira abanyu nzura nazera zaro mureba tugikana mu bukwe muramperekeza, mwabonye ukuntu byagenze, umutobe wabuze amazi yahindura umutobe, nimumbwire munyita ndi. Baramubwiye basanga bavuze ngo ntabwo tukuzi, kurikije uko igisozo wagisubije basanga bavuze ati tubona ugenda, tubona ubikora, ko ntabwo tuzi urindi. Petero aravuga ati wanyemerera nkagerageza, ati ngaho uvuga uko byumva. Aturi Kristo umwana w'iki w'Imana. Yesu aramuhakanira ati si wowe unsubije, ntabwo mwamenya, ahubwo ni data wo mu ijuru ubikubwiye. Tekereza rero kuba Yesu abana n'abantu bameze batyo, ibintu byose Imana yakoranye n'aba bantu ntibamuzi. Ariko ikintu cyantangaje, uyu Petero nyine uyu nguyu hakurya gato ku murongo wa 20 hafi aho, Satani ahita amenya umuntu Imana igikoresha. Aravuga ati umuntu Imana ikoresha atanga igisubizo kidasanzwe ni Petero. Yesu undi munsi atanga inyigisho bijyanye no gupfa no kuzuka, maze Satani injira mu mutima wa Petero, aramubwira ati rero dore mujyanama afite no usubiza neza. Ushize baguhaye interrogation ire improvisée, baguhaye ikizamini gitunguranye, uragitsinda, ugenda umugira inama. Bibiri kavuga ngo amujyana ku ruhande atangira kumuhugura. Gagiye kumuhugura rero aramubwira ati mwana w'Imana rero urabizi ko mu ishuri bose byabananiye, niye nyine wagisubije, ngiye kugira inama nk'umujyanama wawe. Mu byo wigishije wavuze ngo ugiye kujya mu Yerusalemu, ngo abatambyi n'abanditsi bazahugamanira ngo upfe, ngiye kuguhugura kandi wemera impuguro kugira nk'umuntu yuhishurirwa akagira ibonekerwa kandi sinyamvangirwa, uzi ko ushize ntavangiwe. Ati ngiye sinkemereye gupfa, ibyo gupfa bivemo, mbese hitwakana tuzapfe. Nakunze Yesu ukuntu Yesu yabyitwayemo, yarazi Imana, yarazi umuntu, azi nande na Satani. Yaramubwiye ngo mva inyuma nde Petero, mva inyuma nde, mva inyuma Satani. Niho kubwira Petero ngo Pete ngiyizire Satani kiragiye, Satani genda, Pete uro twigendere. Ujye umenya gutandukanya Satani, umuntu n'Imana. Hari igihe umuntu umwita Satani kandi Satani yamukoreyemo cyangwa yamukoresheje, cyangwa mukamwita Imana kuko Imana yamukoresheje mukamwita Imana. Ukwiye kuvangura, wakumva ijwi ryose ukamenya ngo irijwi ni ry'abadayimoni, nubwo rivuzwe n'umuntu, nubwo yaba ari umuntu ukomeye, nubwo yari umuntu ugeze avuga ibintu byiza, nubwo yaba yaraguhanuriye ibintu bigasohora. Mujye mutinya abantu bahanuye ibintu bigasohora. Niba nawe uri umuhanuzi warahanuye ibintu bigasohora, uzajya witonda. Satani yarakumenye, ashobora guha igipfunyika cy'ubuyobe, ukajya kuri wa muntu wahanuriye mbere ibintu bizima ukamupfunyikira amazi uti kandi ubushize nakubwiye birasohora, yasimvangirwa nyikiriza, ukabimira bunguri. Ariko umuntu wigeze ahanura ibintu bizima yavangirwa. Ujye ushyiramo marije ya ereye, marije yo kuvangirwa. Nababwiraga kugira ngo umuntu akure mu mwuka akwiye kuba azi neza Satani. Satani yakoresha umugore wawe, yakoresha umugabo wawe, yakoresha umwana wawe. Niyo byabaye kuri Yobu umugore we yaramubwiye ngo ndamutse ari nkawe nk'umujyanama wawe twashakanye, kujyo kuhora uhimbaza Imana urwaye umeze gutyo, ndi nkawe nayituka ikagica. Urumva igitutsi batuka Imana ikabica, umva ukuntu kingana. Igitutsi batuka Imana ikakwica, uri umugore ashobora kuba yarakize. Ariko Yobu ntiyamubwiye nabi, yaramubwiye ngo ati kuntu nkuzi mada si ugusanzwe umeze mada, uranyubaha ndabizi nubwo nahuye n'akaga, ahubwo iyo mvugo ni y'abagore b'abapfapfa, ariko wowe uri umuntu w'Imana twikomereza ubuzima. Kumenya imvugo, bosi wawe yakubera Imana yamukoresha kubera igisubizo, yanakubera ikindi kintu. Umuntu mukuru mu mwuka amenya Satani, akamenya Imana, akamenya nande n'umuntu. Aha rero tugeze nasomye rero kugira ngo tuze kuwasengera. Yesu byaramunaniye kwihanganira abantu batamuzi, namwe kandi niko bimeze.
ntabwo Imana izakubembereza ko mubana nayo utayizi ngo uyivugire uyikorere. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bunshimisha iminwa imitima ikamba hehe kuri. Ni ukuvuga ngo umuntu aremye ku buryo ashobora kuvuga Imana itaba muri we, akavuga Imana itaba muri we, Imana adatunze akayivuga neza, akayigisha neza, akayihanura neza, akayiririmba neza, akayikorera neza, ariko urwego ariho mu kuyimenya ari ruto. Yandikira aba Efeso yarababwiye ati maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera, numvisemo mpatwa kubasengera kugira ngo umwami wacu abaho umwuka w'ubwenge muhishurirwe mumenye Imana yabahamagaye n'ibizaraga bera. Torero ry'Imana mukwiye kumenya Imana. Muri ibyo yaravuze, ariko na Daniel yabyanditse ngo abazi Imana yabo bazagira ute, bazakomera bakora iby'iki, iby'ubutwari. Urwego umuntu aziho Imana rero ni nago yizeraho, ni nago yikoreraho. Kumenya Imana kwawe bizazamura kwizera kwawe no kuyikorera ntibizakuvuna. Yesu rero umugoroba urageze, ngo tugezemo none, ubu tugeze ku mugoroba w'isi. Isaha hirya ntago izagaruka rwose. Iyi si irimo igenda, irimo idandabirana, imeze nk'umusinzi, ntabwo izigera igaruka mu murongo, byarayirangiranye uretse kurangira gusa. Ntabwo izuba rizavira igihe, imvura izajya igwe nabi kubera ko isi yamaze kwangirika. Inkingi zayo zose ziranyeganyega. Muri politike isi yose iradagazwa. Mujye muri Amerika, hari umuperezida wagiye mu nama bamurasa ugutwi, mwaramwumvise? Hari umuntu wagiye mu nama akoresha meeting, umuntu amurasa iki, yashaka kumurasa umutima, isasurirwa hehe, ku gutwi. Uwo nguwo niwe muntu uyobora igihugu cya mbere abantu birukankira kujya kubamo no kujya guturamo. Abantu bose mutekereza bakomeye bafite ibyabananiye. Umuntu wese utekereza ko akomeye ukamwikubita imbere umusimbuza Imana, ndagutangariza ko afite iki, ibyamunaniye. Umugabo wa mbere nongo barashe ugutwi, kandi ari we wenyine uvanga afite intwaro kirimbuzi zo kurinda umutekano w'abandi. Yigize umupolisi w'abandi ku isi, none basiga bamurasa ugutwi yagiye mu nama. Abantu mutekereza bakomeye hari ibyabananiye. Iyi si iradandabirana, ntabwo izagaruka mu murongo. Imibanire y'abantu n'abandi iradandabirana, ubukungu bumeze nabi, ibintu byose mutekereza by'inkingi zifasha isi ziradagazwa. Hanyuma rero bimeze gutyo, umukiranutsi yakora iki? Zaburi ya 11:3 yaravuze ngo ese imfatiro nizinyeganyezwa umukiranutsi yakora iki? Aha rero Yesu ajyanye n'intumwa ze, ariko icyo nshaka kubabwira muri iyi nkuru tugiye gusengeramo, naho bajyaga, ahantu yarabakuye naho bajyaga, hari ahantu bahagurukiye kuri point de départ na destination finale, aho bava naho bajya. Iyo usomye Bibiliya yaravuga ngo bavuye mu bwato bagomba kwambuka hakurya, hari ahantu bagomba kujya. Uko biri kose iyi Imana yaduhamagaye, hari aho yadukuye naho itujyana. Ngira ngo nukuri torero ry'Imana, iyi Mana turi imbere turirimbira, igihe wumvaga ijwi ryayo hari ahantu yakuvanye naho yakujya izakujyana ikakugeza. Hagati yahuva naho ujya haba harimo ibibazo. Abisiraheli bava i Kanani, bava muri Egiputa bajyaga i Kanani, ariko hagati ya Kanani na Egiputa harimo ubutayu. Ibibazo byose mwumvise byabereye mu butayu. Ibibazo byose, inzara, kubura amazi, izuba, inzoka, byabereye hagati rero hakunze kwamo ikibazo. Warahagurutse uraza, aho ujya ntabwo uragerayo, ariko hahagurutse yagubwira iwanyu ko ukijijwe ko uje, none nturagera mu ijuru, kandi ibyo wababwiye ugiyemo. Hagati yo kuva mu byaha no kujya mu ijuru harimo ikikombe, harimo imisozi, harimo imibaya. Muri byavuze ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, hose arushye iki, umutima. Aba bantu barahaguruka rero ngo bakikira mu bwato, aho bajya mu gihugu cy'Abamagadalena hakurya y'inyanja. Bagiye kwambuka, bafata ubwato bagiyemo. Ubwato bagiyemo, kimwe cyo namenye kandi cy'ukuri, na Yesu yaraburimo ko nabibonye, nasanze handitse ngo kuri uwo munsi bugorobye arabwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Umurongo wa 38 ngo yarasinzira ajyanye bwerekeza, ubu bwato yaraburimo, ariko asa nk'udafite icyamazi. Asanga umuntu usinziriye ariko wamarira iki? Bakigera mu bwato, uyu mugabo witwa Yesu asa nk'udahari, arasinzira ibitotsi byinshi, kandi asinzira araho icyerekezo kigana. Hari igihe ubuzima bwacu n'imibereho yacu n'urugendo rwacu
Yesu muhagurukana. Njya numva iyo duhaguruka, abakobwa muzashaka n'abahungu muzashaka, abamama mwashatse n'abapa mwashatse, muzi ibintu tuba tuvuga iyo duhagaze hano twakoze ubukwe. Mwari mwumva umuntu n'umwe uza hano bamuhaye umwanya akavuga nabi Imana ngo yayibuze mu bukwe? Ninde mwabonye? Abantu bose baza gushima Imana baravuga ngo bene data ngo byari bikomeye, Uwiteka aratwiyereka. Niko bajya bavuga bose. Bigaragara ko ubwo bwato binjiyemo, ubwo rugo binjiyemo, Yesu barajyanye. Ariko hari igihe ugeramo imbere muri rwa rugo nyine, rwa rugo rufite ubuhamya, rwa rugo Imana yavuze twumva, rwa rugo twatashe, umuraba ukisuka muri rwo, utitaye ku buhamya watanze, utitaye uko abantu bakuzi, umuraba utagira ubwoba, utitaye ku mashuri wize n'amafaranga utunze nuko abantu bakwita n'amazina yawe, umuraba ukinjira hehe? Mu rugo. Iyo winjiyemo rero habiki kuri aba bantu dusonye muri iyi nkuru, ikintu cya mbere cyababayeho kiba ku bantu benshi. Ngira ngo tuze gusenga, nkubwire ibanga rikomeye tuza gukoresha mu gusenga. Bamaze Yesu umuraba uje, ibintu byaje muri ubu bwato, nibuke ko bugorobye ntihabona, ntago hari kubona. Sinzi naho mwaragenze mu nyanja hatabona ngo urukundo babise. Burije bumaze kwira ngo nuko haza ishuheri y'umuyaga iraza. Ishuheri bamwe ntimuyizi, ariko mu cyumve nk'ikintu gikomeye. Haje umuyaga uvanzemo n'amazi, ni umuyaga urimo n'utuzi, ni umuyaga uhuha urimo n'amazi, ngo nuko n'umuraba ntabwo haje amazi yo hasi kayijya mu bwato, haza n'ishuhere ku ruhande iraza.